umuntu w'icyegera cyane ashaka kuvuga hana kenda kurya nkahita mvuga nti niko kuri naravuze ntahubwo Garasi ahantu yagiye gukura imbaraga bambwiye ko umunsi yarebye muri Bibiliya azashya amaso havuze uwo muntu ahita avuga ngo mama Joshua ngo nawe urarengereye ngo urakabije bita mvuga ntahubwo nari mbivuze ari bikina ariko burya niko kuri ni wa mugani Bobo nuramuka ushatse kuri YouTube ahantu Garasi hose yabwirije ukamubona ari kureba muri Bibiliya uzabizane nzamenya ko nsinzwe nakwibaza se ni biki yari yarazize byatuma numva neza wenda nayo mabanga ashobora kuba nengeze kuri ka yambwira ikintu uyu nguyu uti simukunda kuko yabisobanuye hariya nkagira nkavuga ati umugore ntagukunda sina namukingira ikibaho nk'umugore wanjye. Ese basa ahantu wabaguri wumva gutekereza ku muryango wawe wigeze utekerezaho na cyangwa wagendaga wumvaga ntacyo bikubwiye? Narawutekerezaga ariko mu kutekereza ku buryo ashobora kumbwa tejo tuzajye Musanze Bobo we wampamagara tejo hari akazi sinkiteho ati jewe nabaye nje kugira ngo nkore akazi ka boss nkarangiza ariko nzasubirayo ndetse Garasi amakuru nyimubaza Garasi arambwa ati reka dati nawe ubukwe bwa ntago bakikoresheje hariya muri Zambia bagiye kuza bakoresheje mu Rwanda atari kazahita asubirayo nyuma y'ubukwe. Ubwo nundi mugabo utari bya Frame aha 10 yahise ari mako kanya ubwo urumva yakoze kuye kuko undi we ko yari yayamwoheje ari kujya kuyabikura ntiyigeze ajya kuyabikura yahise sukumira 10 abimbwiye ndabyumva. Aha umva none agashya kaje kubaho ndagenda ndi mu bicu neza niteguye amafaranga kwa gatandatu ndangije kwa gatandatu rekagere ndangije mpamagara Garasi ndamubaza arambwa ati wa mubyeyi yakoze impanuka ati kandi urumva nta kintu nakwirwa mubwira n'ubusere nkawe wajya kumuhamagara ati kandi yakoze atejo tuzazana izindi umumama ku mutima tuvuga akazi ndabona kari kugenda aya makuru yose yayabonye ari uko amaze kubona iyo nomero yego giye ubwanje mba nkunda ukuri ni nacyo cyanzanye hano hatagira n'abantu bambona kodeshereza inzu ngo amezi 2 ubundi se wa mugani nsubije filime inyuma wa mugari n'ingo mama yari yamuhaye uwo mama we yatubwiye ko yankoreje 150. Yego Garasi yo kunuza avuga 100 ngo duhasenkani ngo akodesha impamvu avuga 100 ngo yumvishe nabi ngo senkani yaragize ngo aramubwiye ngo naye mwebwe abahijana yumvishe nabi se yongera gahamagara yahise apfa kurya basonye bibariza ubundi 50 iyo avuga yari yabahaye ntayo yaduhaye ayaduha byaye yaje uwo munsi icyo gihe nyine aza mu rugo nkamenya gashya nibwo uyu nguyu yavuze nabisobanuye hahande vuga ngo umuryango ntacyo umumariye ndabubwira ise Garasi wakumariye iki. Mureke twongere tubasuhuze mwebwe mwese aho herereye wowe umeze neza ukomeze ugubwe neza kandi nawe utameze neza niko isi imeze nibihe ariko Imana humura nawe irakwibuka abasenga bazagenda gusengera buhoro muri rusange kandi nziko bizagenda neza cyane. Wakoze subscribe rero uhabwe umugisha nawe utarayikora ajya ngugende ukanzeho ukoreho ubundi tubane umunsi ku munsi. Rero uri hanze y'u Rwanda, Amerika, Australia, Canada no mu bindi bihugu kugeza iburayi cyakuya kumera zisi tuguhaye ikaze kandi ukomeze uhabwe umugisha n'Imana. Naho rero n'umuhungu wanyu Bobo ndabakunda cyane tugenda tubana umunsi ku munsi hano mu biganiro bigiye bitandukanye. Rero imbere ya kamera ntago ndi njyenyine ndi kumwe na couple nziza cyane umupapa n'umumama turabakiye cyane. Murakoze cyane kuduha ikaze. Yego natwe turagushimiye kandi nk'uko bivuze ni couple ndi kumwe n'umudamu wanjye. Yego n'umugore wanjye nkunda cyane ariko reka nawe muhe yibwira abanyarwanda. Wabanza wowe ukabanza ukivuga nawe abihamye wabanza ukivuga amazina nitwa Nyandwi Daniel ngura umwana wa 7 mu rugo. Ndi umwana wa 7 mu rugo. Icyo biba bisobanuye nicyo biba bisobanuye. Wa 8 bamwita Minani. Yego wa 9 Nyabyenda urumva nibonye gutyo nyine nitwa Nyandwi ariko menya amakuru ko ndi wa 7 nk'uko bivuze. Rero ndi kumwe n'umugore wanjye nkunda cyane reka muhe nawe yibwira abanyarwanda nawe abihamye. Ese ashimwe banje kubasuhuza mwese abakurikiye ino kamera
amazina yanjye ni Murekatete Chantal, ku izina ry'umugisha nitwa Mama Joshua. Nanjye naje hano kugira ngo dukorane ikiganiro, ibirenze ibyo turabiganira mu kanya. Okay. Ubwo rero nta rindi zina tugiye kurana, Papa Joshua na Mama Joshua. Yego. Ntago nahangara kuzajya mpamagara mu mazina. Nubwo nanjye ariko mpuzemo ko sindageraho. Yego. Ariko munsi imbere bimeze neza cyane. Amen. Okay. Rero turabakiriye hano kugira ngo tubashe kuganira, ntabwo ari ibanga. Nta igihe tujya tuvuga ngo ko tuguye gitumo, oya, hano ho ntabwo ari gitumo, ni inkuru tugiye kuvugaho yagiye ivugwaho cyane, yasakaye, y'umuhanuzikazi witwa Grace. Yego. Grace muramuzi? Turamuzi cyane. Ndashaka kubaha umwanya, ibyamuvuzweho murabizi cyane, mwarabanye. Yego. Sibyo? Yego. Ibyo yakoze mwese nimwe mubizi. Yego. Niyo mpamvu twashatse ngo tuganire. Yego. Hano kuri Big Town, ndetse n'ahandi biri bunyure. Yego. Okay. Sinzi mwa muri mwe ubizi cyane. Uko byagenda kose, yego, twese turabizi. Ikindi, yego, mugore wanjye ntekereza ko mu bantu bagize ibikomere arimo. Yego. Noneho muri iyi minsi cyangwa se no mu gihe cyashize, nibwo ndi kugenda amenya ko yagize ibikomere. Wamumpera mikoro, we ndakubaza, ntabwo utanga inkuru. Nta kibazo, kuko inkuru arazivuze. Yego. Wowe na Grace mwamenyanye mute? Njye na Grace tuziranye dusengana kwa Rufose. Yego. Nyuma igihe kiragereza kuva kwa Rufose, aragenda ajya gufungura icyumba mu Gisasa agifungura simbizi. Yahereye mu Gisasi iwe na Tuyishime. Ubwo sinari mbizi, njye nakomeje nisengera kwa Rufose. Hanyuma igihe kigeze mu Runyinya, ubwo ntekereza niba yari yaragifunguye, ku Mukoki, ubwo niho yari yarimukiye. Bavuye mu Gisasa bajya ku Mukoki. Nibwo rero naje kujyayo. Yego. Njyayo ndi umushyitsi, mbona ndahakunze koko, nk'uko madamu yabivuze. Hanyuma nza kwinginga umudamu tujyanayo. Maze kumujyana aravuga ngo ntazasubirayo. Nibwo buryo twamenyaniye aho ngaho. Yego. Ariko noneho igihe kiza kugera, aza gufungura hariya. Yavuye ku Mukoki ajya mu Masizi. Yavuye ku Mukoki ajya mu Masizi, hari Karumeli. Oya, hano hafi yo kwa Bunana urenze ikiraro. Mu Gihanda hore. Ubwo aho ntajyagaho gake, nkaba najyayo nk'umuntu nyine ugiye kubasura, ariko bitari ibintu bya buri munsi. Igihe kiragenda kiragera ntakijyayo. Hanyuma akijya Waruraza sasa, nibwo nagiyeyo. Njya Waruraza, njya gusenga. Maze kuhajya kuko ndahakunda, ariko nkajya nicara mu bakristo basanzwe, ntari mu b'imbere. Hari groupe nibikunda naza kuyikwereka. Groupe ya mbere. Yego. Groupe ya mbere urayizi, yitwaga Abatwaramucyo. Iyo ni ya mbere. Niyo ya mbere na mbere. Ubwo rero jewe yonzi niti ya mbere niyo nasanze Waruraza. Niyo wasanze. Ego ko baba. Yo. Ave ari zabanje mu Gisasa, mu Runyajya hiyindi, mu Masizi hajya hiyindi. Ngiye rero ntabwo ndi bwite ngo izo zose zaciyeho, ahubwo ndi kuvuga izo wabonye. Ngiyewe bwo ngiye mbaze iya mbere inzi. Mbaze ya mbere nzi. Iyo ya mbere nzi nibwo nagiye aho ngaho Waruraza. Iyo yataye. Niyo nzi ya mbere. Nyikwereke nta kibazo? Nta kibazo. Nta kibazo. Kugira ngo n'abanyarwanda barebe bibaze. Leta yarakoze. Tutuvido. Tutwara tubonye baba wafate ku mwako. Iyo ngiyo uyishyire kuri kamera wereka abanyarwanda. Iyo ni groupe ya mbere. Pata ku mwako. Noneho iyi groupe ubonye ni ya mbere, niyo niti ya mbere, kuko izindi zo zinaziriyagamo simbizi. Iyo ya mbere maze kwisanga Waruraza mba ndayikunze. Urabona niba uyitegereje neza ntabwo ndimo. Niba uyitegereje neza urabona ko ntarimo. Noneho ngewe nabaga nicaye
mu ntebe z'abakristo yego mu iyo groupe ntabwo nabaga ndiyo yego noneho iyo groupe nkajya nyireba hari imbere iri kubyina ariko nkajya numva najyamo nkumva nakwaka n'uruhushya nkaba nayijyamo ariko nkomeza nicarira mu bakristo yewe nabaga nicaye no ku ntebe z'imbere mu bavugabutumwa byubahiro noneho igihe cyagira wenda cyo kubyina nkaba nabyinira aho ngaho hari akantu kabaho iyo abantu bari muri groupe nyine baba bari muri groupe ntushobora kubijombamo ngo ujye kubyina ubwo nabyiniraga aho ngaho cyakora kubera impano Imana yampaye nanjye bakabandika bakabampamagara mu kwakira abashyitsi nkagenda nkabyina ariko nkisubira he mu bakristo hanyuma rero iyo groupe igihe kiragera ajya Zambia sasa ajya Zambia ba ku munsi wo gusenga kuwa gatanu amaze kujya Zambia agenda atavuze ahubwo madamu yabisobanuye ariko ntacyo nangirika mbivugeho amaze kujya Zambia ahamagara kuri telefone ahamagara umukobwa wayoboraga amateraniro aramuhamagara ari nawe mureraga abana babanaga aramubwira ati rero nagiye nimusenge musoze kare ibyuma mu bihe Ivona bika Ivona ni mukuru we nimurangiza mikoro nazo muzikira aha ngaha ntabwo ndi bugaruke nagiye Zambia ntabwo tuzongera gusenga urumva abana barimo bahimbaza nyine yoboye amateraniro bisanzwe bategereje umubyeyi karibuzi bakamuha umwanya noneho agiye kumva yumva telefone ajya kuyitaba ni nkaho yakavuze ati mama ikamamagaye reka njye kumwitaba arekura mikoro abayihaye undi agiye kumwitaba aramubwira ati rero ntabwo turi busenge uzinga ibyuma mutsoze kare hanyuma ibyuma bijyana kwa Ivona mikoro zijyana aha ngaha ntabwo tuzongera gusenga yego abana bari basenze ari amarira gusa iki kintu ko navuye mu rugo nta kimbwire ko twari tuzi ko agiye kuza ntambwire gutyo abana bararira ngo rero groupe nyine bisenyitse gutyo ariko mu gusenyuka bobo iyo groupe bagiye ahantu hamwe nta n'umwe uvuyemo baravuga ati ibintu mama dukoreye birababaza ibaze kumva yagiye ntababwire yego nta n'umuntu asize w'umuyobozi uzabasigaraho nibyo nanamugayiye ndavuga ati se niba ufite groupe reka mvuge ngo iryoshye ingana kuriya urabona kuba bari abantu benshi niba ugiye kujya ahantu hanze teganya ibintu bibiri uvuge ngo bishobora kwanga cyangwa se kwemera noneho bishyire mu gateganyo isiga umuntu uyobora ku buryo nubwo wazaza bakwakira neza ibyo ntiyabikoze yagiye atababwiye rero ababwira ari kugenda avuga ati ntabwo tuzongera gusenga icyo kiravaho aragenda ari Zambia ngiye kubona mbona arampamagaye tukajya tuvugana gutyo tariko senga ukuri kurangara ngoroje dore nari namushaki ibyangombwa nanamuboneye n'akazi arangije noneho biriya bintu Roje yavugaga ni ukuri koko yari yamushakiye passport yarayinyeretse yarayishatse pe yarayishatse arangije Garasa arampamagara arambwira ati rero waretse ibintu by'ubujiji hano hari akazi njyewe ndagushakira tiki noneho n'ubushomeri nari ndiho numva icyo kintu cyaba ari sawa yego arambwira ati mwana wanjye rwose kuzi ko ariko waza ugakora akazi umuntu byaye yakwita umwana wawe Roje namusake pasiporo ntiwumva ubucucu yakoze maze kuyimushakira ibintu byose byarangiye n'akazi nakabonye arangije muhamagaye arambwira ngo Imana ngo yamubujije unyumvire ngo mpita numva nanjye koko yakoze ubujiji nk'uko abimbwiye yego nurangiza uzi bukeye arambwira ngo nimwohereze amafoto ndavuga ati nagiye karabaye amafoto ndayasunika ndayamwohereza maze kuyimwohereza bukeye yabwira umugabo wa Ivona ati iyo moto urayigurishe ugende ujye hariya i Musanze nkubwire umuntu uhaye mafaranga hanyuma wowe urasubirayo ejo nzakubwira ukuntu gahunda zaba zifashe umugabo wa Ivona araza twicarana muri salo azabona iki kiganiro azabyibuka twumva ko harimo uburyarya turangije tubitekerezaho tuvuga ati nukugenda gake mu ibi bintu hato nagurisha imatora nkazagaruka n'agatwe nta n'icyumweru kirashira nagiye kumva numva Ivona arampamagaye yanyandikiye kuri WhatsApp
arambwira ati rero umubosi ngamereye nabi nakoreraga aho ngaho mu Rwanda yego none ngiye kuza ndangiza akazi kiwe yego ati hato yazafungisha kuko yajyaga anyohereza amafoto akanyereka ko byemeye Yvonne mukuru wa garage ari umugore wa mugabo mwapanganaga kujyana okay ati ubu ngewe ngiye kuba nje ariko mwebwe nyine sinzi aho mugeze muza ariko ngiye ngiye kuza kuko umubosi ashaka kuba yafungisha nawe yari yarajyanye na garage ndangije ngo Yvonne ati ko ndeba byemeye ubwo wabuza gukora iki nubwo si umukire atakubonye nta bandi yakoresha yego arangije arambwira ati reka daterega twari twarapatanye nubwo nahise nza Zambia akimbwira gutyo mu cyumweru kimwe ngiye kumva numva ngo yaje ndagenda ndamureba asanga koko yaje arangije ndamubaza ati se amakuru ya garasi ati ni meza ati se ubukwe bugeze ati ubukwe baretse kubukora ngo barashaka kuza kubukorera mu Rwanda ese bazaza ryari ati nyuma y'icyumweru sugira ngo ntazabaje yego si uwo munsi tuvuganye gutyo reka ngende rero mpure n'umuntu ambwira ati se umenya amakuru ko garasi byamucanze ari mu Rwanda reka nyuma y'uko agiye Zambia agarutse ntiyababwiye n'ubundi ubwo nzi ko haje Yvonne mukuru we Yvonne njya kumureba arambwira ati se wamenya amakuru ati jyewe nabaye nje kugira ngo nkore akazi ka boss nkarangiza ariko nzasubirayo ndetse garasi amakuru nyimubaza garasi arambwira ati reka dati nawe ubukwe bwa ntago bakikoresheje hariya muri Zambia bagiye kuza bakoresheje mu Rwanda atari kazahita asubirayo nyuma y'ubukwe ubwo n'undi mugabo utari bya frame noneho akimara kumbwira ati ubukwe ntago bakikoresheje hariya bazaza bakoresheje mu Rwanda bahita basubira Zambia nahise nkata gake maze gukata gake mpura n'umuntu uteye se wamenye ko nyokobuja yagarutse mu Rwanda ntese ndi ni garasi yagarutse mu Rwanda ntabyo wamenye kandi mpuye na mukuru we ati urabitiranya wabonye mukuru ugira ngo ni garasi ni wamuhamagaye mpita muhamagaye kuri telefone isanzwe icamo ntese waraje uri mu Rwanda ukaba utarambwira ndacyari muri hoteli ndi kuruhuka niyo mpamvu ntabaye nkikubwira kandi wumva amagambo Yvonne yambwiye aracyari Zambia ari guteganya kuza gukoresha ubukwe mu Rwanda gasubirayo kumbi ntiwamenya ni baziye rimwe ubundi ubwo Yvonne na garasi baba biziranye baziye rimwe umva rero mukuza ukuntu noneho aho niho ruzingiye kimara kuza nkajya muvugisha bisanzwe arangije arambwira ati none se wafashije gushaka sare ya groupe ya mbere niti ya mbere kuko izindi nakubwiye ko ntazizi yego iyo groupe yo yagiye ku ruhande rwayo yaravuze ati umubyeyi uwo twitaga umubyeyi araduhemukiye none tugomba kureba ukuntu twajya twishyura ahantu dusengera twebwe ubwacu twirere donc urumva yagarutse muri babandi bose yajyaga yizera nta muntu uvuga sasa reka avuge ngo ni ngewe yisunze sasa ushobora kuba namushakira iyo sare ndagerageza kuyimushakira iyo mbonye biranga ariko bukeye yarambwira ati rero kwa Mabuye bongeye banyemereye ariko kubera ko hahise hazamo undi muntu ku wa gatanu nasengaga bambwiye ko najya asenga ku wa mbere n'ubu rero ku wa mbere teyari tuzatangira dusenge arangije ati nta kibazo ati rero ni ukuhaba ukahashyigikira ni nta kibazo rwose gurupe ya ubwa mbere afungura ku wa mbere ni njye muntu wabanje kubakandagira mwatanze amatangazo ati garase yagarutse turasenga narayatanze rwose noneho ubwo munsi yafunguye niko guhita mba mu b'imbere nakubwiye ko muri groupe niti ya mbere yego wicaraga inyuma nisanzura hari abisanzura abo bisanzura bamuvaho mu kumuvaho rero urumva yatangiye gushaka nabyita nk'inshuti bushyashya yego ubwo rero mwizo nshuti shyashya nawe niwe wa nabayemo mbibutse ko nira groupe mu mbonamo urumva niyo twatangiranye tuba dutangiranye gusenga gutyo yego hanyuma rero umunsi wa mbere turasenga umunsi wa kabiri turasenga yewe tukajya twakira abashyitsi ibintu bimeze neza agashya rero kaje kubaho turimo dusenga bisanzwe nkajya njya ahantu ku
muhanuzi w'Imana tuziranye wundi akambwa ati iyo nkubona uri gusirimba kuriya tukuntu byinira Imana Imana ticyakora Imana izafashe ikugire neza ititaye aho uri gukorera ngera kundi arambwa atese koko mwumva muri kubyinira Imana muri mu biki koko ahantu abantu bakamumbuza yabawe none wamumbuza nkumva mbaciye amazi nkumva twanarwana kubera bari kumwumbuza nkumva nyine ko ari umubyeyi nanjye naragiye mera nk'umuntu neza urumva muri ya groupe ya mbere nabonaga ari ibisanzwe ariko uwo munsi twasenganye numva ko ari we mubyeyi ndatangira numva ko buri kimwe nk'uko madamu yabivuze nkumva ko ari we mubyeyi wanjye nkumva ko ari we mushumba nkumva ko ari we muntu dusengana dukorana umurimo akaba yaguhamagara uryamanye n'umugore ukabyuka agenda koko ntabwo yigeze ampamagara ngo mbyuke ahubwo akaba yampamagara wenda icyo gihe yavuze ngo yampamagaraga nijoro yampamagara wenda mpa gahunda y'aho tuzajya ejo yego wenda nko mu ivugabutumwa no ntabwo nakubwiraga kuko nayinze impamvu ntamubwiraga ngo hari igihe bagiye he Uganda uva mu Rwanda njya Uganda uragenda ujya Uganda utabwiye umugore ntabwo namubwiye kuko wakwibaza ngo impamvu namubwiye ni iyi njyewe nari maze gukunda Grace ku rwego rwo hejuru numva ko ari we mushumba wanjye kuko ushobora kuvuga ngo mu bapasiteri bavuga Imana nabaye nkaza nuriye noneho rero agashya noneho ntabwo madamu we yabigusobanuriye ntabwo yamukundaga yego yabitubwiye uko atamukunda rero nkumva ni jyewe arimo arakubangamira ntabwo nabonaga nk'umuntu usenga wajya gushakiraho Imana kuko nigeze no kubibwira iwe n'uwasenda babwira umuntu asenga ahantu hakurikiye ibintu bibiri usenga ahantu ukurikiye ubona ko wajya mu ijuru cyangwa se nimba ubona nta n'ijuru rihaba ukahakurikira iterambere ahubwo ahantu batwihera ku ikofi dufite iterambere none mwe nimumbwire ni igiki kimwe nibura kwa Grace mukurayo mwahaga satani ku mwakoze nyine kuba wabaga bafite ndayije ndababwira bati ho yati ibyo ngibyo ndababwira reka mbabwize ukuri mumbwire nk'impamvu ebyiri mwumva nk'impamvu ebyiri zibereka ko Grace ari umukozi w'Imana ninjye ndabahenye ibyo nabanje mbirota mu nzozi ndi kuburana nabo buracya ndabibabaza yego uko nabibabaje nkuko byabaye mu nzozi nyenda babwira mu impamvu ebyiri zibereka ko Grace ari umukozi w'Imana ndabase ebyiri cyangwa imwe njye noneho ndabahenye zibereka ko atari we yego bate ati kagira inkuru ndababaza nyine bakajya bambwira ngo nuko hano ntiguhanura uzajye kwa Mwamina ujyayo akakubwira ibyo byose upfa kumushyiriye amafaranga Amina ni umupfumu na Sarongo abo ngabo rero ibyo bintu byo kugenda umuntu arakubwiye ntabwo ibyo byerekana Imana Bibiliya yaravuze ngo muzaberera ku mbuto zabo nimba ari ubuhanuzi mumureberamo zero kuko ibyo abapfumu babiguha ese wumve njye impamvu nabahaye rero ndababwira nti ko mubizi Grace ko mubanye igihe kinini kandi nawe Bobo ibyo bintu uzabikurikirane no kuri kamera kuri channel ye yose uyikurikirane aho yakurikiye ikiganiro ni hehe mwigeze mubona umukozi w'Imana bakira ukabura umunsi n'umwe hagurukira mu ijambo ry'Imana ngo haguruke nibura avuga ati mudusomere muri Yobu wenda 28 kuko kubaho Uwiteka nibwo bwenge ta nyine hagurukiye mu ijambo ry'Imana habure n'umunsi n'umwe uhagurukira mu ijambo ry'Imana noneho kandi kantu nibutse Bobo navuze umuntu w'icyegera cyo nashaka kuvuga hano akenda kurya nkahita mvuga nti niko kuri naravuze nta ahubwo Grace ahantu yagiye gukura imbaraga bamubwiye ko umunsi yarebye muri Bibiliya azashya amaso havuze uwo muntu ahita avuga ngo mama Joshua ngo nawe urarengereye ngo urakabije ahita avuga nta ahubwo nari mbivuze ari bikina ariko burya niko kuri ni wa mugani Bobo nuramuka ushatse kuri YouTube ahantu Grace hose yabwirije ukamubona ari kureba muri Bibiliya uzabizane nzamenya ko nsinzwe umukozi w'Imana utajya ureba muri Bibiliya abaho urakoze turaza kongera kutuga umwanya karagaciyemo yararimo hari habayeho kugira ngo asobanure ukuntu
kugira ngo ntago tuganiriye ubu tuzagera tubigarukaho nta kugira ngo kino kiganiro ntabwo twakigira kirekire kandi kugira ngo turambire abantu banacyumva kugira ngo babashe kubaha umwanya wo kucyumva ni ibintu byinshi mugendanye igihe kinini ariko noneho tugaruke kuri hari n'indi musobanura cy'umubanire wawe nawe turibaza Grace wiyumva gute n'iki yari yaraguhaye cyatuma guta urugo rwawe uko byagenda kose hano yari arimo asobanura kugira ngo twari dushatse gusobanura ukuntu namukundaga we ntamukundi abimaze kubibasobanura noneho jewe nta kintu yari yarampaye ahubwo nakwibaza se nibiki yari yarasize byatuma numva neza wenda nayo mabanga ashobora kuba nengeze kuri yambwira ikintu uyu nguyu uti simukunda kuko yabisobanuye hariya nkagira ngo ati umugore ntagukunda sinanamukingira ikibaho nk'umugore wanjye ese basa hano wabaga uri wumva gutekereza ku muryango wawe wigeze utekerezaho cyangwa iyo wagendaga wumvaga ntacyo bikubwiye narawutekerezaga ariko mu kuwutekereza ku buryo ashobora kumbwira ati ejo tuzajya Musanze Bobo we wampamagara ati ejo hari akazi sinkiteho nk'iyo wumvaga ko uvuye mu rugo byitwa ngo ugiye umuntu w'Imana uri umuntu w'umugabo nta kintu usigiye abantu batekerezaga iki ibyo nabitekerezaga ngarutse tuvuye mu murimo w'Imana kuko twebwe twaragendaga mu ivugabutumwa nimba ari ayo wamuhaga simbizi icyo nzi cyo ni uko twamaraga kugenda akaba yatumenya nk'abo twajyanye saa sita ariko ntavuga ati hari abantu wasize akiri 1000 Roger yatubwiraga ko we yahembwaga 3000 ko bateranaga we nta kintu yaguhaga nta kintu ugiye yigezamo iriya systeme y'agatenge kubyina mwambaye igitenge n'abagabo bakabakenyeza bishingiye kuki bira bintu ikintu bishingiyeho twebwe twari tuzi ko hari uburyo bidusobanuriye we Grace twumva ko ari byo yaravugaga ati ushobora kuba uri kubyina ugasanga nk'ipantaro yamanutse ariko habaye hariho cya gitenge cyatwikira twumva ko ibyo bintu ari byo ubwo ngubwo abantu bazatubwira nimba hari ikibiba kibyihisha inyuma wenda twebwe tutari tuzi kuko nawe umuntu abikubwiye wakumva ko ari byo wowe rega ntago ufite umwanya wo gusobanura wowe turi mu kiganiro ko ibyinshi madamu wawe yabivuze kuko wasubiramo ibyo yavuze n'ubundi wajya afite n'yanjye ibyanjye ni urugendo rero rurakomeza dukomeza tubana muri ubwo buryo hanyuma umuntu aza kunkunda ubwo ni ku ruhande rwo gihe sinari mbizi uri Canada yego aho niho nashaka ko tugera yego amaze kunkunda sinjye sinabimenya yego hari uburyo Grace tura mu mwana aranezeza ati muhereze ahereza abana Grace ntangereho twebwe nkajya nkabyina n'umwana wanjye afite umwana uzi kubyina ngira ngo uramubonye noneho twebwe uko twahageze iyo tutahageraga abantu barababaraga kwanza nta n'umunsi nigeze masiba mu kwakira abashyitsi nkaba ndi kumwe n'uwo mwana wanjye noneho nkajya ahantu gusenga abantu birwa babacuruza we n'umwana wawe tubuze umugisha uza ugira ngo murawubona aho niho natangiye rero kujya numva ngarura kenge nkavuga se wa mugani kujya hariya bigenda gute wasanga ari abantu bankunda dizi ntabimbwire umva gashya rero kaje kubaho nagiye gusenga ahantu ku muhanuzi w'Imana ndamukunda azabona iki kiganiro reka namushimira waramukundaga ni umuhanuzi w'Imana witwa Kavuza ngo natagenda n'umugore oya ni umugabo ndamukunda arimo Imana umugabo rwose ndanamushuje witwa Pastor Kavuza Nduru hari batsinda maze kujyayo erega Bobo hari ikintu ariko urakizi namaze gusobanukirwa ko impano ntahihurira n'agakiza akaba akumvise noneho uwo mu mama wa Canada wenda ibyo bagiye baguhanurira byo byaba birebire ndangije story yawe njya gusenga
maze kujya gusenga kwa kavuzanduru uwo munsi ndahimbaza. Kavuzanduru araza afata ukuboko aranzengurutsa arambwira ngo Imana igiye kumpuza n'umuntu w'umumaro. Kandi uyu munsi hari kuwa kane Imana igiye kuguhuza n'umuntu w'umumaro. Amaze kumbwira gutyo arambwira ati wari umaze iminsi uri mu ruzerero, imigisha yawe wiza ikagarukira hirya ikagarukira mu bantu, ariko guhera uyu munsi Imana igiye kuguhuza n'umuntu w'umumaro. Tugenda wicarire kandi uyu munsi urabona ikimenyetso. Biragera nimugoroba wabonye ikimenyetso. Amaze kumbwira gutyo nari maze iminsi mvugana na Garase ko nzajya kumusura, atarimuka ngaze hano waruraza aho yaruhukiye akiva Zambia hariya ibweramvura. Nari maze iminsi mvugana nawe ko nzajya kumusura. N'uwo munsi kuwa kane twari twahanye gahunda ko ndi bugeyo. Noneho mvuye aho ngaho bwari bwije dushoje amasengesho kwa Kavuzanduru, bwari bwije hari 11:00 hafi n'igice. Ngiye kubona mbona Garase arampamagaye, n'ubuse uraza? Ndavuga ati ndaza, kuko nari ngiye buriya nimba ari umuntu wizera ngengera kwizera. Noneho ndacyagendera kuri rya jambo Kavuzanduru yambwiye ngo urahura n'umuhanuzi uyu munsi, urahura n'igitangaza cyawe, urahura n'umuntu w'umumaro. Ibyo byari bimaze iminsi biza bikagarukira ku bantu, ariko uyu munsi urabona igitangaza cy'Imana. Ngendera mu iryo jambo ryo kwizera. Noneho Garase ampamagaye ku izo saha ya 11:30 hase niwe uwo mugisha uri buceho bimeze bite. Numvaga nanabyihura nkabona burije, ariko ako kanya nahise ntega moto njya Nyabugogo sanga nihari, turazamuka nibweramvura. Sinerekwa, ariko guhera uwo munsi ngewe narabona yavuze ati Imana niyivuze, kandi ivuze uyu munsi kuwa kane, kandi ivuze ko ninjoro iranyereka ikimenyetso cy'ibyiza. Hase ndakibona hariya, ndakibona hehe. Noneho turagenda ibweramvura, twageze twabanje gutinda Nyabugogo, twageze aho ibweramvura ku isaha iri gushyika 2:00 z'ijoro. Ndicara turaganira, ndamubwira ati nukuri ndanezerewe kubona iwawe, na mama we yari ahari, ntibiranejeje cyane. 3:00 ziba zirageze, 3:30 arangije arambwira ati ubundi se ushaka ntiwarara ukazataha ejo mu gitondo? maze ndore ase Mana, ibintu wambwiye bimeze bite? Nakubwiye ko nterekwa, ariko buriyo niyomeje ikintu haba hari impamvu yabyo. Noneho icyaje kubaho rero, naravuze ati nta kibazo, ndazinduka ndataha mu gitondo. Reka ngusobanurire wumve. twibwire. Ndangije azana amatora asasira muri saro, ndaryama, nabo bajya kuryama. Bamaze kujya kuryama nagiye kumva numva araje azanye telefone iriho. Amaze kuzana telefone iriho aravuga ati hari umuntu waje kusura, ati kandi ngari mu bana afasha, ati yaje kusura, ati reka mugoye muvugane, ni ku bufasha wajyaga umpaho, ati nawe muhereho nta kibazo, tafite abana 10. Mpita mbaduka, ati reka muguhe ngafite abana 10. Arangije ngo uvuge ko ufite abana 10. Nyine afata telefone gutyo, ndakwibona ndakumva, atuvuge ko afite abana 10. Niye ko wambwiye ko nkore igitangaza, akaba avuze ko mvuga, ariko nyine ubwo ngubwo nk'umuntu uri we bahaye telefone. Ati barambwiye ngo ufite abana 10. Ariko ku mutima nkumva meze gutyo. Aranganiriza, amaze kunganiza arambwira ati se abana 10 tukunda kurya iki? Ubundi mu buzima bwanjye nkunda kurya umuceri. Ndangije namubwira ati nkunda kurya umuceri, tese ikindi akabyaramo se mubwire inyama, ko inyama zihenze, mubwire inyama. Ndangije namubwira ati nkunda kurya umuceri, ariko iyo mbonye inyama nabwo bibasaho. Harya wambwiye ngo ufite abana 10, nireka ndebe, tubwo ngubwo ndabagura inyama 10.
ndabagura ibiro by'inyama 10. buri mwana ngiye numva nahita ashyira telefone hasi nkasara. yego Ati nawe n'umudamu tubwo ni ibiro 12. Arangije ahita avuga ati n'agafuka k'umuceri k'ibiro 50. Ati garase aba kumpereye 20. yego Namara kukumpera 20 hanyuma hari kuwa 4 kuwa 6 nzahita nkurungikira ayo mafaranga ugenda ugura inyama n'uwo muceri. Ye baba we numva noneho ngiye mu bicu. Ndavuga ati yamana yavuganye nanjye naje hano kubw'umugambi wayo. yego Baba burana nahageze kubw'umugambi w'iki? uyimana Nahageze kubw'umugambi w'Imana. yego Ngewe ntago neyereko ariko iyo ikintu kiri ku mata izo ndagikora. ayo 20 noneho rero ubu icyaje gukurikira turakomeza dusigaje iminota mikeya kugira ngo tujye mu zindi gahunda uko twavuze abantu twabwiye abantu ko tugiye kubikurikirana neza uko bigenda bikurikirana. Yego ivyo mu 20 yarabiguhaye uwo mwanya ntago yabimpaye. yakubwiye ngo ikize kandi yabivuze mwese muri kumwe. Ako kanya telefone ikimara kuvaho yahise ambwira ati rero dore bakwemere ko bazaguha amafaranga kwa 6 none kwa ayo 20 yamaye reka nguhe 10 nanjye ejo 10 nzagaburira abana. Ati kuko kwa 6 uzabona ndi. Ibyo nabyemeye neza cyane ku mutima nkumva niyo avuga ati ngiye kuguha 5 yego nari kubyemera bitewe n'iki n'ibyo ntegereje. 10 yahise arima ako kanya. Ubwo urumva yakoze kuye kuko undi we ko yari yayamwoheje yari kujya kuyabikura ntiyigeze ajya kuyabikura yahise asukumira 10 abimbwiye ndabyumva. Umva none agashya kaje kubaho ndagenda ndi mu bicu neza niteguye amafaranga kwa 6. Ndangije kwa 6 reka hagere ndangije mpamagara Grace ndamubaza. Arambwira ati wa mubyeyi yakoze impanuka. Ati kandi urumva nta kintu nakwirwa mubwira. Nubusere nkawe wajya kumuhamagara ati kandi yakoze impanuka. Uwo munsi ayo guhera ku iyo saha nariza amarira menshi yose ashoboka. Nigeze kurira maze kumenya ko ntafite ababyeyi kuko nabize ababyeyi wanjye bose mfite amezi 3. Icyo kintu maze gukura maze guca akenge bambwiye ko ntabigeze ndarira. Nongeye kurira amarira menshi. Icyo gihe akembwira ngo umubyeyi yakoze impanuka. Ndavuga Imana ko Imana ari impaye umubyeyi kuki utumye akora impanuka. Ubwo njya mu gahinda nyine numva ko wapi birangiye cyangwa se nakira tuzongera tugakorana umugisha. Uzi ikintu cyambabaje kuri uwo munsi cy'ayo mafaranga ni ukuntu yamuhaye amafaranga 10,000 yarangiza akamuhagarika kuri kamera. Ngira agahinda mutima kuko uwo munsi nabwo nari nagiye gusenga kwa Grace bwa mbere yaranampagurutsa nanjye nari impari. Ngo haguruka ngo ushime Imana Dani wa mubyeyi yabone yuko ibyo yakoreje yakubyakugezeho. Arahaguruka aravuga ngo ndashima Imana ngo ko ndi mu kazi ngo kubera uyu mubyeyi. Urumva Grace ahita afata mikoro arabisobanura ndibuka guha ako ka video nushaka ugakoresha ndagafite nyina n'akadownloadinza ndagafite. Aravuga ngo umuntu wamuntumyeho ngo nawe abibone ngo rwose ngo nubwo nanjye yambibyeho ngo ariko nahise mbwira ngo mfashirize umwana ngo kuko ngo aricaye. Birangije ubwo ngira nahise numva ko umugabo afite amafaranga. Nukuri kw'Imana yampamagaye yashimye ikintu ntari nanakizi kuko urumva nuko kujya kurara yo nge ntabyo narinzi. Birangije dutashye uyarambwira ati se ku kazi baguhaye amafaranga ngo umigishoro none se kandi wavuze ko baguhaye amafaranga ati nukuri ni 10,000 bampaye. Uko nguko niko yambwiye mbeshya Imana impane. Ndamubwira nti 10,000. Ndabubwira nti reka nkubwize ukuri nta muntu wo hanze wakohereza 10,000. 10,000 ko bitacuruza n'agataro. 10,000 ninde muntu wabyoza noneho ngo abimwohereza ngo akore. Nuko arambwira ati ni 10,000 yampaye. Ndamubwira nti nimba ari 10,000 yaguhaye ayandi yayakuriye nuko namubwiye ariko undi ntiyabyumva. Ubwo rero ikintu cyanteye agahinda nicyo cyo gushyira umuntu w'umugabo kuri kamera. Ibyo byo kudushyira kuri kamera byari ibintu bimenyerewe kuko ameze nka trike yakoreshaga kuko singewe jyenyine kuko inyuma ndabizi neza hari abandi kuko hari na benshi bifuzaga ko tuzana mu iki kiganiro benshi cyane barahari. Ibiganiro rwose n'ama episode ni kujya ukunda kuvuga uzayakora. Noneho
urugendo nyine nkomeza kumva mbabaye ariko mw'iyo minsi ndi kwibaza ngo amafaranga yagiye kuki ubushomeri bukija kandi ifite umubyeyi uwo nita umubyeyi ndavuga ati Imana kuki utumye uyu mubyeyi akora impanuka wari umuhaye umubyeyi yaraje mu buzima bwanjye akenewe nkomeza kwihangana ariko mw'iyo minsi ngiye kubona mbona turi ku rusengero aravuga ati dushime Imana hari umubyeyi watuguye intebe 80 kandi nta nimwe ihari turishima Imana koko turavuga ati buriya ejo zizaza cyangwa tuzazibona iziri aho mu rusengero tuzikodeshanya n'urusengero ariko aravuga ati mushime Imana hari umubyeyi watuguye intebe 80 ati z'urusengero ako karatambuka mw'iyo minsi ngiye kubona mbona afunguye depo y'amakara amaze kuyifungura fasi umubyeyi nzakomeza kumwirukaho ko yafunguye depo y'amakara ndi kureba harimo hafi nka miliyoni koko ubu ngubu koko kuma n'ibihumbi 20 nkaba nakora abiterwa n'iki koko kuba yamana 20 nkakora arangije arampamagara mu gitondo ati ubwo yari yaraje muri quartier yari yaraje kuba waroroza bwira mvura yaravuye arangije arampamagara ati ngwino nkwereke depo nafunguye y'amakara arangije turatembera arayinyereka hanyuma mu kuyinyereka ubwo jewe nari nzi yuko ari iye nari nzi ko ari iye noneho mw'iyo minsi ngiye kubona mbona hari turiye irimo imashini ndavuga uyu mubyeyi ko ndabona biri kwemera twebwe tukaba tuzi ngo sinzahana amafaranga tukibazana amafaranga ari kuyavana bikatuyobera kumbi inyuma urumva igihe kiza kugera sasa abantu bakibaza impamvu igihe ntajya mu kiganiro nk'abandi nk'uko baroje bajyayo bikayabayobera hari n'abanyamakuru bagiye bampamagara ati ngo bashaka kunkoresha ikiganiro nk'abiyama kuko nari maze kumenya ko ashobora kuba hari umubyeyi wakagombye kuba ufasha noneho igihe kiragera nkajya nibaza se nomero nazayibona gute yuriya mu mama ubu ntago yaba yarakize ko numvaga afite impuhwe nyinshi nkumva nkunda ubu ngubu ntago yakize nakongera nkamubaza nongeye mubajije arambwa ati nomero zarahindutse naramuhamagaye ndabaza se wa mubyeyi ntago arakira ntiyarakize ariko mu gukira arambwa ati ahinduye nomero ni none ngazampamagara yimye rero ntabwo arampamagara tugo nta kundi ibyo buriya byararangiye terega iyo ikintu kije kiraza iyo kitaje nyine nuko kandi utabonye umugisha utabonye akakwanya ati biba birangiye mba nkuyeho nyine ndatuza ariko ukiri kuri iyo depo y'amakara utaraharenga hari ikintu cyababaje kuri iyo depo y'amakara bobo reba kano ka video sinzi nimba urimo ugashyira kuri kamera bakadushyirireho gute Garasi ukuntu ari umugome afata umugabo wanjye agiye aho ngo y'amakara ukuntu Garasi ari umwana mubi ukuntu yarangiriye umugabo zezenge nubwo nyambivuga abantu bakavuga ngo iki yagiyeyo yambaye bodaboda bireba ukuntu asa nawe nyine nk'umuntu agiye ahantu bafunguye depo y'amakara nyine amubwira ngo nafunguye hariya amushyiraho amufata video ayoherereza uwo mama wo hanze agira ngo mwereka ko ibintu ari gukora biri mukuri kandi uyu ntazi ngo ari gukora ibiki maze akabwira ngo gira gutya Dani gashireho gakandu karebe ngo gira gutya Dani ubwo wari arimo arafata ka video yerekana ya makara akanashyiramo Dani akabwira ngo gira gutya ntazi ari ibiki akajya agira gutya Mike hano umutekinisiye aza kugenda adushyiramo kano ka video mu rwe abubwira ngo gira gutya Dani noneho undi wakabigira akagira ngo wenda sinzi nimba bigira agatekereza ngo kigo ntiyanamubaza ngo ugize gute akohereza hanze ako ka video tutanakabiza umama ni wakatworeje ejo bundi atabizi noneho aho ngaho iyo video naho yari yagiye kunyereka depo yafunguye amakara urabona ko mpari noneho arangije ari kuvugana n'uwo mu mama je ntabizi aravuga ngo nengere gutya ndabigira ubonye ko ariko kubimeza ndabigira ntazi ibyo ari byo birangije biratambuka nyine nkomereza aho ngaho nkajya senga nkavuga ati Mana wazampuje n'ura mu mama
wazamuje nura mu mama. Uwo munsi nafashe amasengesho njya ahantu mu butayu ari jyenyine ndasenga, ariko iryo sengesho nasenze ryaje gukora imirimo n'ibitangaza. Nkajya mvuga ati wazamuje nura mu mama, kuko Grace yari yaranyimye nomero ye. Ikindi uyu mu mama yamumbaza akavuga ngo nta telefone ifite. Sinawe gusa, hari n'abandi yagiye ambwira, nk'ubu hari uwo yigeze wanjye ngo ngarashaka kungura telefone bajye bavugana. Hanyuma arangije yampamagaye uwo mumama ari kumva, timba mugoye akagusuhuza iyo uri hano, kuko yarampamagaye ndi mu rugo. Ati iyo uri hano mba muguhaye akagusuhuza, ati n'undi muntu wagukunze ngo yakunze Joshua, ngarashaka kugura telefone bajye bavugana. Ibyo ngibyo nyoberwa irengero. Hanyuma rero igihe kiragenda, ndangije abantu niho naringeze bakajya bibaza impamvu ntajya kuri kamera, ariko giye nkaba afite target yanjye. Nari naravuze ati byanze bikunze ntabwo najya kuri kamera suko mbuze ibyo mvuga, ariko nasenze isengesho ry'uko nabona nomero ye, kandi nta bundi buryo nzayibona. Ndashaka kuzongera kuzikundisha kuri Grace kugeza ubwo fashe telefone ye nkakuramo iriya nomero, kandi nzayibona, kuko buretse wenda nimba ari byo yashiragamo, nari naramaze kumenya izina ryanditseho, kuko nari ifite telefone ye, ninjye wayoboraga abantu. Ntuvuga izina, n'umubyeyi ntago yemera ko amazina ye nari ifite telefone ajya muri social media. Ndabizi cyane, nari ifite telefone ya Grace, ninjye wayoboraga abantu bazaga gusenga. Noneho sinzi ukuntu nagiye kubona mbona ngo umumama ukunda Dani, mbona arahamagaye ndi mu rusengero, ahita yinyeka telefone ndayimuha. Ubwo kuva icyo gihe sinongeye kubifataho. Yahise ayihereza undi muntu uzajya uyobora abantu, njye ngakora akazi k'ubudiyakoni gusa. Noneho sasa abantu rero bizino nkubira aho ziziye, ninjye wasigaye kuri Grace nyine tuganira, akabona ko njye nta kibazo afite, ariko afite target yuko yazabona ko ntari mu bantu bamurwanya cyangwa bavuga ukuri nk'uko afite. Hanyuma nkazabona telefone ye nkakuramo nomero. Icyo kintu kiranze, cyakora ndashima Imana ko iyo nomero yaje kuboneka, ntiriwe shakisha ukuntu nabona telefone ye. Yaje kuboneka ite rero? Roger nawe se bagiye kuri Zaburi bashyiraho nomero. Bamaze gushyiraho nomero, uwo mumama yahise ahamagara. Yahise ahamagara Uwase. Akimuhamagara ahubwo ati umuntu witwa Dani wamumbonera, ni turi kumwe hano mu gipangu, aramumpa. Mbona niwe. Nahise shima Imana, kuko nari maze iminsi sengera icyo cyifuzo, mvuga ngo uzampuze nawe. Imana yarashubije rero, tuba turabonanye. Tumaze kubonana, ese amakuru, ese ufite abana 10? Nubwo ati mubyeyi ndapfukamye hondi, umbabarire narakubeshye, kandi n'Imana nayisabye imbabazi. Nge ntago ufite abana 10, mfite abana 3. Umbabarire, n'Imana yarambabariye, nayisabye imbabazi, kuko bitewe n'ahantu narindi nahise nkubwira kuriya. Arangije kumbiwe, tumaze kubonana, ubwo amakuru yose sasa ubwo agiye kuyobona kubera ko tumaze kubonana. Arambwira ati none se depo y'amakara nafunguye ngahereza abantu bakore irakora? Ntireka shwi. None se atoreye irakora? Ntireka shwi. Ubwo abadukurikiye nimwumva atelier na atelier de couture cyangwa se aho badodera kurumva uwo mumama we yari yaremejwe na Grace ko bagiye gufungura na business. Hanyuma agashyiramo abantu b'Imana bagakora, agashyiramo abantu b'Imana bagakora, akagabanya ubushomeri mu bayoboye. Akagabanya ubushomeri mu bo ayoboye, kandi noneho Grace agatera imbere, kandi nawe mu mama akagira gute akabibonaho inyungu. Ni nkuko nakuvuga ati nta kintu nashora ukakibonamo inyungu, nanjye nkakibonamo inyungu. Hagize ubimpa koko, je mungurire kamera gusa, nta kindi nshaka. Byose Imana ibibishoboye. Noneho ndangije uwo mumama ndavuga ati rero depo ntayo tubona. Kumbi we iyo depo yari yafunguye y'amakara yari business bakorana, bafatikanyije. Hanyuma business yindi y'imashini yamuhaye amafaranga agura imashini. Amaze kumuha amafaranga agura imashini, ngira ngo ne 2 niba 3 niyo yarabaye muhaye. Amaze kuyamuha, amuha n'amafaranga y'ibikoresho, ubwo n'ibitenge, mbese kugira ngo atoriyo yuzure. Grace yahise akora iki? Yaragiye agura ibitenge bigize nko muri 5 gutyo, agura n'utuntu tw'utumashini turi badoda.
nimvuga utumashini nk'utu Ni twa Nissan. Nissan. Aha urakoze cyane. Nissan utaya ni imashini Amaze idoda. kutugura Yego. amaze kubigura ariko man aragenda abwira umuntu uri muri groupe ufite imashini aramubwira ati se kora ahantu nakodesheje wazanye ya mashini yawe ukayiterekamo Yego. ko nakwishyuza nayishyuye nanjye ko hari izindi mashini ishobora kuzazana tukaba twakorana umumama byumva vuba urumva ahita ubyumva vuba umuntu akubwira ati Yego. wazanye kiriya kintu cyawe ukagikoresha muri iyi nzu nakwishyuriye ni ikigero hanyuma niyo tageti ahita yifata akavedewo ariko Ndagafite. mu gihe biri dushyiraho Yego. arangije yifotora akavidewo ahita yohereza uriya mumama ati imashini imwe yagezemo ati ejo tuzazana izindi umumama ku mutima tuvuga akazi ndabona ko ari kugenda aya makuru yose yayabonye ari uko amaze kubona iyo nomero Yego. jyewe ubwanjye mba nkunda ukuri ni nacyo cyanzanye hano hatagira n'abantu bambona kuri iyi kamera bakavuga ati buriya nawe yaje kubw'amafaranga oya si kubw'amafaranga Ubu umeze neza. njyewe ntabwo ari kubw'amafaranga yanzanye hano ahubwo nje guha Ubu ukuri Dani ameze neza cyane. njyewe nje guha ukuri abanyarwanda Yego. amafaranga ari ibintu agiye mbona bigashira bakayatubeshya ntituyabone amafaranga natwara yakoreye ngiye nakoze akazi urabyumva ndahagarara ntabwo iby'amafaranga buriya ushatse ntabwo wajya Yego. kuko impamvu mvuze ako kantu Yego. kuko impamvu mvuze ako kantu hari igihe abantu najyaga kumva kuvuga se we kutajya kuri kamera nta mafaranga ushaka kandi bari kujyayo bakabaha amafaranga Yego. ati jyewe ndajya kuvuga iki ko ntacyo mfite nimba icyo kuvuga nzakivuga hanyuma rero igihe kiragenda ndimo nkuvuga ko nzanye ukuri hano kuzuye ngiye ubwanjye nafashe telefoni yanjye mpamagara uwo mumama wari muri atoriye ndamubwira ati ariko se we ko nabonaga byavuyemo atoriye imeze neza byaje kugenda gute ntibivamo se byaheze ko uwanyishyuriye hariya uwanyishyuriye hariya hari n'abakiriya yanzaniye ese ko nabonaga ibitenge nkabona mashini nkabona bakuremeye akazi ninabonaga ari twebwe dusigaye tikarabaye rero kagira inkuru ndangije umumama arambwira ati reka da narazamutse nagiye gukorera Bumbogo iki kiganiro ndakiretse kivuge yishaka kigira abiri urumva arangije ubwo umumama turi kuganira wari ufite iyo mashini kuri atoriye Yego. hanyuma ndamuha se njye nabonaga barakuremeye akazi pe tari twebwe dusigaye Yego. ni kahese ko bashyize hariya hari n'abakiriya bampaye ni none se buriye reka yaritaye negiriye Bumbogo ti none se nubuse nta n'imashini bakwihereye ngo wajya gutangiza umushinga hariya ngo bande bayimpa ni kari iyanjye natwaye niye se nawe wari ufite imashini niya se wabonaga si yari iyanjye amakuru rero hita yama yose ngira ngo ako kavedo nakura gafite nakuze kugashyiramo kugira ngo abanyarwanda barebe uko kuri hanyuma tuba tumenye nyine aya makuru n'iyo rikode mpita nyumvisha uwo mumama okay ko genda nashaka gukora bivuze ngo yapanganye n'uriya mama wo muri Canada business iya mbere y'amakara ntabwo yari ye ni depo yari yati ntabwo yishinze ntabwo yaranguye yararanguye yahombye iteze aramubwira ngo yego mwegereze neza yararanguye inshuro ya mbere noneho nibwo yashyiragamo Dani hano ari gupepera nyine amubwira ngo yego uwo amakuru uwo mama yaduhaye yaramuhamagaye ngo aramubwira ati imifuka 20 ntabwo hagira abantu bari kuyagura cyane kandi umuntu tuzanira amakara aza rimwe mu byumweru bibiri bibaye byiza twarangura iyindi 20 ikaba 40 byarangiza ukabona uko uwo abantu batazaza bakayabura kugira ngo amuha yandi amwoherereza yandi itarashira arangura iyindi mifuka 20 amaze kuyirangura buracya umumama sinze akabazo yamubwiye nyine amubwiye ngo nimba mwambwiye ngo nakora iki wabwa ati se wafashe ku mafaranga yandi ya depo yego arangije ngo aramubwira ati aya depo ntabwo nyafite kuko yo nacuje nongeye mitanyaranguza indi nshuro yego amaze kuvuga ati nongeye mitanyaranguza iyindi nshuro umumama aramubwira ati nta kibazo ubwo nimba aranguje indi nshuro nyine ubwo tugiye gukora noneho sasa ubwo ko byagenze yaje ya depo byahise biceceka ubundi depo we
yahise ayiceceka wa mama yanga kumuha amakuru ari nacyo gahinda umumama yagize akavuga ati nzamenya aho byarengeye we yahise aceceka ubundi bakajya abwira umumama ngo sinzi ko nimba ari abantu yari arimo amadeni ngo nimba ari ibiki ngo baraza baramufata we yamwimye amakuru umumama yoberwa aho bihereye urumva depo y'amakara yoberwa aho irengeye yamubaza akamwihorera akamubwira ngo yahuye n'imbaza ariko ntamusobanurire noneho akabura n'umuntu yabaza abonye nimero z'uyu nibwo yamubajije ati se depo nibura yarashinzwe nawe bimusobanurira ati iyo yafotoje koko yari yayaranguye ari naho uruhande rw'iriya depo keretse iyo uba waje ukahagera ni ibizu by'ibibati ku ruhande rwaho hepfo hari ikizu kindi kirunzemo amatafari ni ibizu biri ahantu ku gasoko ko waruza hepfo gutyo ukuntu kirunzemo amatafari ibizu bitapavomye bimeze ukuntu umva byijyamo depo y'amakara hepfo yaho niwe yabwiye uyu ngo nazaze ngo ajye gutekerayo ngo capati noneho ngewe yajya kuhareba ndabwo nta hantu uretse no kuhatekera capati niyo hashyira amazi yo kuraba ntaho yahakarabira ahantu hasa gutyo hatekera ikintu cyo kurya umuntu akakirya ni ibizu bidakinze by'ibibati keretse icyo ngicyo kintuza nicyo bari barakinze cya depo y'amakara kugira ngo bari bakinge uzaze uharebe nako kandi no kuri kamera urebye kuri kino bintu tuzaza rwose turabasezeranyije tuzazayo ubwo ikintu nanone cyane yagahinda ubambwa n'ikinanyibukijeho uko yavuze ngo yadukodeshereje inzu ngo ako kode yakavuze muri kumwe murakohereza iriya rekodi yarambabaje we yabakodeshereza inzu ngo buraca ngo turashwana koko ngo batuyarwaniramo ngo ubundi ngo turashwana ngo tuyashwaniramo ese ubundi umuntu waha amafaranga akaba agishwanye n'indi ko waryanira mu bukene waryanira mu ntuzi dani yari yaruhazamo yaryaniramo ngo ntitwakora ndangije ndibaza nti iyo nzu yadukodesheje yavugaga kandi yakodesheje icyo kizu nyine bamwereka ko byose bifatanyije ahita abwira ngo nagenda gikoreremo ndamubwira nti byanashoboka naramubwira ariko nta n'igishoro mfite ariko disi ni nanjye wamushotoye naramubwiye ati se ahantu wakodesheje ahangaho mpaje mwayiterekera imeza ntibyakunda ati waza ukahakora ati ko nayishyuriye rimwe se nta kibazo ntawe wakwishyuza ati umubyeyi yarandemeye noneho ubwo ati gishoro ni nk'uko wakodesha inzu ifite urubaraza umuntu akagusaba wanyereka ku rubaraza nkakiterekeraho ati nayishyuriye rimwe ntawe ukwishyura iyo uhita ibiturufu akajya abwira uwo mumama nyine aho yiyeguraga ngo yadukodeshereza inzu ngo amezi 2 ubundi se wa mugani nsubije filime inyuma wa mugari nimba uwo mumama yari yamuhaye uwo mumama we yatubwiye ko yamweje 150 garase yo kunuza avuga 100 ngo aduha senkani ngo akodesha impamvu avuga 100 ngo yumvishe nabi ngo senkani yaragize ngo aramubwiye ngo naye mwebwe abaha 100 yumvishe nabi se yongera agahamagara yahise apfa kurya basonye mibariza ubundi iyo 50 iyo avuga yari yabahaye ntayo yaduhaye ayaduhabyaye yaje uwo munsi icyo gihe nyine aza mu rugo nkamenya agashya nibwo uyu nguyu yavuze nabisobanuye hahande avuga ngo umuryango ntacyo umumariye ndabubwira ise garase wakumariye iki ngo nyine ngo nzabaha senkani ngo zo muzakoresha ngo ariko mutazanyishyura niho yarayavuye niyo yavuze ngo yaduhaye ariko nayo ntiyayaduhaye yavuze gutyo magambo kugira ngo ahikure kuko nari mubwiye nti wowe umumariye iki nimba umuryango ntacyo umumariye akaba akunda wowe umumariye iki nyine nashatse icyo avuga mumariye ndaniko yikirije ntabwo nigeze nikiriza sitanguhaye senkani umva nkubwire tuyisubizemo wumve garase we afite ukuntu akubaza akafata nk'amagambo nk'atanu akadondokeriza rimwe noneho jewe aho nicaye ndatuza ngira ngo wenda ampaye akanya ngo tuze kuvugana cyagiye noneho ngiye kumusubiza saza amaze kubyivuga aba arakubye niba wibuka neza wabonye ko nongera nkamuhamagara naramuhamagaye yanga kuwufata icyo gihe mpitamo ha record nanjye record nayumvishe ngo nabiye kodinze reka kumbi wabifashe ngo narunze ngo reka yarunze record nanjye nayumvishije ita gutyo niyo mbyumva bihita yahise akupa ngo narunze we arangije ahita akubwa ati sinakubwiraga se ibyo bintu numva birambabaje ndeba ukuntu umuntu agiye imbere ya kamera ariko hari abantu badakunda ababyeyi babo reka tubisobanure gutya abantu badukurikiye mutagira ngo umva ko akantu narimvuze hari abantu badakunda ababyeyi babo ibaze kugira ngo akubwire ngo mbure mama wambyaye namuhaye senkani mpagaze ndi imbere yanyu mana nta n'igiceri cy'icumi yigeze amuha munsi ariko arangije ngo abure mama we nayibonye bwa mbere ku Ikaze TV kwa Pastor Claude mwongera kuyibona ngewe Bobo nyicaye imbere nabwo kuri
kamera nyikora na Pastor Claude mwongera kuyibona Juste ejo ndayivugaho. Ngiye rero murabizi nkunda gukora inkuru zidafite fact, mba nkunda kugira ngo ba nyiri bwite baze bazivugire ibi bintu bavuga. Uwo mu mama ndimo ndabasobanurira abadukurikiye, ngiye twarivuganiye, ndi no mu bantu bavuganye nawe bwa mbere muri aba bose ariko nago ninda gutangaza inkuru ntaramenya ukuri guhari nibyo. Ariko so rero ibintu bavuga byose birahari, amafagitire Grace yaherewe amafaranga arahari, nayo yanyoherezaga ku giti cyanjye. Yego, amabije bakoranye kuri iyo mishinga arahari, ama audio bavugana ko ari imishinga arahari. Rero nibyo kugira ngo ukuri kujya ahagaragara, ari igihe twihisha mu bantu nyamara atari ko turi, kuko nuno mwanya ari uwundi wenda atekerezaga kuba yagira undi neza cyane, ugasanga nawe ariganyijwe umugisha we. Rero dusubire inyuma gato ya Dani. Yego, yakubwiye ko umubyeyi mwavugana ari bukoherereze bugafuka k'umuceri, inyama n'ibiki, akwemera 20, aguha 10, birarangira. Muri iyo mifuka, muri uwo mufuka cyangwa ibyo bintu, ibyo bibiro by'inyama, nibwo yahise akubwira ko umubyeyi yakoze impanuka. uwo munsi kuwa gatandatu mu gihe ntegereje ko ayo mafaranga y'umuceri n'inyama biri buboneke, yego, nibwo namubaje arambwira ati nibagiye kukubwira wa mubyeyi yakoze impanuka. Kandi urumva nta kintu nakubwira, nakwirirwa mubwira yakoze impanuka. Aho uvuganiye n'uwo mubyeyi rero yaba yarakwiye ko izo nyama yazohereje n'uwo muceri? Ntiyigeze atinzamo kuko 150 yahise abihagarara asenga bime. Yego, yes, yego. Ntabwo yigeze atinzamo uwo mubyeyi tukimara kuvugana. Ndi kwa Grace tuvugana hari kuwa 4, aravuga ati kuwa gatandatu nzayamuhereza. Ni ukuri ntiyigeze atinzamo. Uwo munsi Grace ambwira ngo umubyeyi yakoze impanuka ntacyo twamubwira, iryitanu yari bimaze kuri kubita ku mufuka. Ko mubyeyi ni imfura, mubyeyi nanjye unyihere nirire de none ni ukuri kw'Imana. Ngewe rero ntawe nzabeshya, iyo nshonje ndaba nshonje. Hanyuma rero ariko uzi ikintu cyambabaje Bubu, ikintu cyambabaje n'ikintu cyambabaje kuri Grace kikantera n'agahinda, gitumye numva nawe ubwe natihana azarimbuka akarimbuka n'abahu. 150 kuyafata yohererejwe umuntu abizi neza ko nanashonje koko, kuko yari abizi kuko yari wamugendana. Bobo wenda yatwara 100 akabasenka, ese yatwara 70 cyangwa 80 akaduha 70. ese yabagurira basi agaceri, iyo tugura agafuka k'umuceri se basi. Ikindi kintu cyambabaje utaza no kukibagirwa, abantu bose bamufasha n'abakomeye yego. Reka tukirangize icy'amafaranga. Hari n'abantu yagaburiye yego. Ahaha, barahari. Iby'umuryango wacu. Yego, atwereka na SMS yohereje Grace. Nyuma yuko menya ayo mafaranga naramuhamagaye mufata record, namaze kumenya ko andya nimbi wazizanye, naramuhamagaye mufata record nawe arabyumva. Ndangije umva akantu navuze, ngafite kuri phone nawe ushobora kuba gafite. Naravuze ati ariko mana koko wa mubyeyi twari tugiriyeho umugisha
ubu byaranze burundu neza neza ntaraguhamagara. Garasi asubiza nk'umuntu utabishaka ngo nyine byaranze nta kindi wakora. Ati none se ko ntibyaranze nyine buriya twarahombye. Bita musuku ngo yayikuyeho. Ya record mpita nyohereza mu mubyeyi kugira ngo yumve ko ntanamubeshya. None yego ni umugisha ukomeye. Yego yego yego. Message ishobora kuba naha uyu mubyeyi ni message yo kumushimira. Ndabiza azareba iki kiganiro ariko ndamushimiye. Imana imuhe umugisha. Rero mu kumushimira mu bintu mukundira byinshi harimo ibintu bitatu. Icya mbere ni umubyeyi usenga. Icya kabiri ni umubyeyi ukunda abantu. Icya gatatu ntajya yumva amabwire. Ntajya yumva amabwire. Kuko tukimara kuvugana nicaranye na wase muri salo iwanjye gutya uwo munsi turi kuvugana yamenye ko nta gishoro ufite. Amenya ko wase nta kintu afite mu rugo. Arangije wase aramubwira ati wambere umubyeyi. Nanjye ndamubwira ati nyine ku bintu by'ibishoro. Hanyuma kumbi inyuma ndagira ngo nkubwire ngo umugisha wawe nta muntu wawikorera. Nubwo yawikorera yagize akutura kubera ko atari uwe. Ako gashya rero kaje kuba turimo tuvugana kumbi hari mwene wabo na wase arimo aratwumviriza kuko nabaga nashyizeho pariyeri twishimye yenda nubwo yakwinjira uwo mwene wabo twumva nta kibazo twanagira. Kumbi we twabanje kugira ngo wenda yoherejwe na Garase ariko ntabwo yari kumenya ko uwo muntu icyatumye tumenya ko atoherejwe na Garase nuko twamenye ko nta nomero z'uwo mubyeyi twari twakabona wacu. Garase ntabwo yarabizi ko twazibonye. Hanyuma rero uwo muntu akajya twumviriza. Amaze kutwumviriza ikintu yakoze ni iki. We yashakishije ukuntu ibyo bintu yabyitambika. Atugira ishyari. Agira ishyari uwo wase nanjye ngira ishyari. Hanyuma uwo mubyeyi avuga ko agiye kumpa igishoro nawe asakareba ukuntu amugenza. Wase aravuga ati ni ukuri wa mbere umubyeyi. Umva wa muntu rero wagize ishyari aho ngaho. Aragenda afata telefoni ya wase ngo nama inita mutiye. Amaze gufata telefoni ya wase akuramo nomero za wa mubyeyi. Amaze kuzikuramo abazohereje umuntu. Amaze kuzohereza umuntu aramubwira ati mbabarira. Uwo muntu banavindimwe reka nanabivuga kuko ndashaka gukoresha ukuri. N'uwo muntu watugiriye ishyari. Arangije afata nomero z'uwo mubyeyi azohereza uwo muntu bavindimwe. Aramubwira ngo iyi nomero yandikeho ngo abantu ugiye gufasha ubivuge nk'umuntu uri kumuhanurira. Umubwiye ngo nabonye inzozi narangiza iyerekwa ryawe. Narangiza iyerekwa ryawe ry'abantu ugiye gufasha. Uwo ugiye guha igishoro uhangayikiye ko ugiye guha igishoro ndetse n'uwakubwiye ko ugiye kuba ashaka kumubera umubyeyi. Ati bose nta mafaranga bari kwishakira kandi Imana yambwiye ko utagomba kubikora. Tubanze usenge ubibaze neza. Ari nkawe ugiye kubona ukuntu iyo message wari ugiye kumpa amafaranga ukabona message waba ukiyamaye. Niho hahandi rero navuze ngo tese ninde wo bikubwiye ati ni mushiki wanjye. Wari ugiye gufungwa rero Imana ishimwe tahubwo tigewe se ndo muhanuzi nigeze senga tireka reka niwe bimpaye icyo kintu. Rero umubyeyi mpita mwohereza umuhuza n'uwo muntu amubwira uburyo yabikoze. Amubwira n'uwamushutse twumva nyine ko ari uwo muntu rugiye kutugira ishyari. Ariho navuze tumugisha wawe nta muntu wawikorera kuko arawutura iyo atari uwe.
hanyuma rero umubyeyi ahita abona nyine ko ari abantu bari bitambitse umugisha wacu. Rero shoje shimira uriya mubyeyi, ntabwo ni ukuri yigeze agira yumva amabwire, kuko iyo yumva amabwire yari guhita asubikiraho, ariko urabanza agakora iperereza akumva ko ibyo bintu koko ari byo. Kuko nkweretse na message z'uwo muntu yandikaga, umubyeyi buryo yamusubizaga, kuko we twari twagize ngo ni garasi, akajya amuvuga ati reka barye kuko namwe mwarariye. Rero nasoza mvuga ngo uyu mubyeyi nk'uko wari wavuze ngo nihe message namuha, nasoza mvuga ngo ndamushimira. Ndamushimira kuko ubu tuvugana ndi mu kazi kandi pe ndimo ndakora. Mu gihe garase we bamuhaye amafaranga y'igishoro ntayangezeho, ariko bakakanya ni ukuri pe nihuriye nawe, nagize umugisha wo kwihurira nawe, ubu ndi mu kazi ndi gukora. Rero ubutumwa naha garase aka kanya niyihane kuko ngira ngo nakweretse groupe ye ya mbere, niti ya mbere, kuko wowe wavuze ko hari n'izindi. Ntabwo izo zindi za mwanga zamuvaho nta mpamvu, ntabwo iyo yindi ya mbere yamuvaho nta mpamvu, ntabwo iyi nari ndimo yamuvaho nta mpamvu. Nci hano rero ndi kuvuga ati ni ukuri niyihane, kuko tubonye abantu benshi bagiye babeshye Imana, ariko igihe kikagera, kuko Bibiliya iravuga ngo urabikora nka kwihorera kwibwira ko mpanywe nawe. Rero niyihane nibwo butumwa nasoza muha. Arya akagabuye. Yewe ubutumwa naho uriya mubyeyi ni ukumushimira, ariko noneho ngewe uwo nabuha si uriya mubyeyi gusa. Ubutumwa uwo mbuha noneho ubu ntabwo ari uriya mubyeyi gusa batuburiye, ndabuha umuntu wese utekereza gufasha, kabone n'ubwo yaba ari weho Bobo, ugashaka gufasha uwase wenda n'urugero cyangwa undi muntu duturanye. Nimba umuntumyeho, koresha uko ushoboye, nibura uzamenye ko uwo muntu ubutumwa bwamugezeho, kuko muri iyi si dufitemo ibirura byigize abantu. Kuko garase nge niyumviye rekodi yohereje uwo mama amubwira ngo uriya muryango ngo witereye hejuru ngo wishimye, ngo umugore niwe utashigukaga, ngo ariko bishimye, ngo ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ngo ntabwo ushobora kuntuma ku muntu ngo ndeke kumugezaho. Uwo akamwereka ko yamugejejeho, ko akanizera ngo ni umukozi w'Imana. Nubwo yaba umukozi w'Imana, jya umubwira uti mpiye ikimenyetso nk'uwo muntu tuvugane, wubwa nshimira mbwire ko ubutumwa yabonye bwamugezeho. Kandi nimba ari 1000 bamwohereje bakubwira ati cya 1000 wanyohereje apana kuvuga ngo ubutumwa gusa, kuko ushobora no kumuha 100 agahagarara akavuga ati wakoze kumpa amafaranga, kandi ni igiceri cy'ijana umuhaye, we bayohererejwe 100,000. Rero jya ukurikirana umubazo uti igiceri cy'ijana nakoresheje cyakugezeho cyangwa 100,000 nakoresheje byakugezeho, kuko twese ntituri beza. Yego, ubwo rero umutima wo gufasha Imana yamushyizemo, ukomeza ufashe, ariko ahindure yo kwizera abantu cyane. Nanjye mama Josh uri hano ntanyizere kuko ndi umuntu, we najye abanza sesengura ahita avuga ko abantu ari abantu, ese namenya gute ko ibyo natumyeho byatumye byamugezeho. Hanyuma ubutumwa naha garase bwo aka kanya ikintu asigaje nk'umuntu w'Imana, nk'umubyeyi mugenzi wanjye, nace bugufa asaba Imana imbabazi, nabo yahawe muke basaba imbabazi. Ibyo kugumya kurashya imigeri ngo arashaka ibyisobanuro ngo bararekura ndekure, we na Jise bamuvugiraga nawe yaramuvuyeho, niwe bavuga ngo murarekura turekura, ngo barekura turekura. Nashaka amanika amaboko avuga ati Imana mbabarira, kandi iyo umuntu asabye imbabazi arazihabwa. Ikindi cya kabiri, hari abantu bavugira garase bajya bitwara kuri Brazil. Mumbare kuvuga iki, sindi kwamamariza Brazil, ariko Brazil bamureke bamushyira hasi. Ngiye impamvu mvuze gutyo, ntago Brazil muzi cyane sinanakorana nawe, ariko kuri kiriya kiganiro cy'uwase yagiye yari umwihamagare, wase ari kurira amarira menshi, garase yamwihenuyeho ari kumubwira ngo genda ngo igisobanuro ndabifite. Kandi Bobo niko kuri garase yabihakana atabihakana, yari yemereye wasi 300,000 amwemerera na touch. Ndabizi muri telefone yanjye ninjye wabatije telefone bayivuganiraho kurinda kugerayo. Telefone yanjye yabirekodingaga ntabiyitumye, icyo uvuze cyose irakirekodinga, sinzi impamvu, sinzi aho bakanze. Ubwo rero nareke kubihakana, si uko wase ari kuyamwishyuza, ariko garase warabiziwe n'umutima we ko yayamwemereye, arayamwima ntiyamuha n'igiceri cy'ijana, aho abera umwana mubi. Ikindi rero nagarukiraho pe, kuko na Roje aramwangaje. Buriya biramwivugisha kuri Roje hari ibyo avuga ari ukuri, wenda bindi akabivangavanga, ariko Roje arangaye. Kandi biri
ni kwa kundi roje abona niyo yaba ari musaza yapostinze bikamurya roje agasakuza. Ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane iby'umugore we, niba babizi kandi niyo yanamugira nta kosa yabakoze n'uwundi muryango. Gusa icyo nashakaga kuvuga buriya mu bintu roje yavuze ntimuzabitesha agaciro. Biriya bamamaraya ni baje iwawe bakaza kubitesha agaciro. Mamaraya ni icyegera cya Grace, sinzi niba bafatanyije no kuzana ziriya mbaraga, ariko ntimuzabitesha agaciro. Impamvu ya mbere uretse nkubwire nyine uramwakira, uretse nkubwire impamvu ya mbere mvuga ko ari ukuri biriya roje yavuze kugira gusobanura uwo mupfu. Ikindi cya kabiri ngo niko ngo wagiraga amavuta wisiga, ngo ntacyo nshaka gusobanura. Njye nahise ntaga comment navuga nimba ntacyo yasobanuraga aje gukora iki kuri kamera. Niyo comment nanditse ko ntacyo usobanura undi waje gukora iki. Ubu rero ikindi nabwiye Grace, njye nayo mwibwiye n'umunwa we, ndamubwira nimba uri mukuri. Wabuze umuntu n'umwe muri groupe wayoboye waza kukuvugira ngo avuga ati ibyo bavuga barakubeshya. Witeka kindinde yandindira urugo narwo rwagarukiye ku manegeka. Ubwe uzamubaze groupe yayikwereke, nakwerekamo umugore ubana n'umugabo, akakwerekamo umugabo akakwerekamo umuntu muzima urimo, uzamenya ko mama Joshua mbeshya. Azabazanire ko atari ingwirirane ziraho. Biriya bintu rero amen ni kirekire, none se ni kirekire. Ubu se twakubwira ibyo kugabura agaburira abantu ni byinshi, ariko nabyo yarabeshye babyumve utazavuga icya kabiri. niba zikore kuko hari byinshi birenze n'ibi. So ufite ibimenyetso, ufite ibimenyetso ni ukuri pe natubwire. turajya kuri televuba nyuma y'iki kiganiro tuzajya kuri tele twihurire na bamwe basengeraga tumenye abo bantu babihawe koko ibyo bahawe uko bingana ese hari hatanzwe impamvu dushaka kuri tele ari igihe tujya tubeshyera natwe abantu tumenye se koko ni ukuri cyangwa si ukuri, ubwo tuzamenya aho biherera. Rero mwe mudukurikiye murakoze, mukomeze mukande subscribe kugira ngo mugezweho ibikurikira, mukomeze no gukurikirana ibiganiro byacu. Famille ya Papa Joshua na Mama Joshua namwe turabashimiye. Amen. Kandi dushima Imana ko nyine muriganya atabase. Ni ukuri pe natwe turi gushima Imana, Mukomeze mushikame. turi gushima Imana, Mumeze neza. ni ukuri Ko business imagenda neza. cyane. Naratoshye neza rwose. Urakoze. Madame we sinakubwira. Nakarusha Mama Joshua. Akubona ni mama wawe. yewe cyane. cyane ndabakunda cyane. Yari Bobo 078849410 ariko namwe mwashyiraho ibyanyu. ntacyo bitwaye. 078 44 0 44 11.